urukundo ruba rwiza cyane ariko biba akarusho iyo ukunda mu byumba kimwe. Ibyo birushaho kuryoha kuri mwebwe ndetse no mu maso y'ababareba. Mu rukundo habamo ibyiza n'ibibi. Mu myaka irenga 6 maranye na Tracy twahuye n'ibyaducaga intege ku buryo twashwanaga kenshi gashoboka, tukiyunga ku buryo hari igihe cyageze twiyemeza no guhagarika iby'urukundo rwacu. Umukobwa arahari cyangwa ntagahari? Tugashyira iherezo ku gitabo cy'amateka y'urukundo. Tracy, ndagukunda mwiza wanjye. Basi nzaguhora kuko ni wowe rukundo nkwiye. Ibyo byose mfite muri ubu buzima Tracy. Love you. Love you so much. Ako Tracy, umunsi ntabwo ujya gusenga? Uyu munsi nta materaniro ahari. Kuki bimbajije? Ndashaka kuguherekeza. Ariko ko data wanjye. Ariko barampindurira umuntu turi kumwe. Uzaba ushaka kujya gusenga se nawe? Oya, n'umunsi nta materaniro ahari. Rega bwa Tracy. Nanjye nkunda gusenga. Nkunda gusenga. Sawa n'umuntu adasenze yabaye hati. Ari n'uyu. Ntabwo mbwira hari ahantu ushaka ko nkwerekeza? Oya, naho. Okay, ejo amateraniro nibwo hari no munsi ntago ahari. Ejo tuzajyana nta kibazo. Uzanyibutse. Nzakubwira ejo. Ahubwo amakuru yawe na Kevin meze muti? Kambwira. Buriya nabuze naho mbihera ngo mbikubwire. Urashyanutse buriya. Umva kubwira. Njye na Kevin muri iyi minsi birashyushye. Noneho njye ndi kumukunda. Wumva ni nk'ubwa mbere nyine, wumva urukundo rwacu ni rushyashya. Biraryoshe mana. Ako Tracy, munze kumbwira ngo nibwo bigitangira. Ubona amaherezo yawe na Kevin ayahe? Wagiye umenya ubwenge. Umenya ubwenge? Umenya ubwenge nyine. Ubona Kevin atabarimo kugukina. Sawa wapi? Ibyo bireke ibya Kevin nyine. Kevin tumeze neza nta kibazo kabisa. Kandi uzashiduka yishakira undi mukobwa usigara aho ngaho wasana. Reba, abo mwiganye barashatse baranabyaye.
wowe uri aho ngaho urasamye ngo nibwo rugitangira. Igihe mumaranye urakizi? Rega nubwo igihe kitaragera. Nikigera Kevin njyewe nawe tuzaba turi kumwe rwose. Ndabizi neza. Kigera ibiki? Mubwira gushaka kugira umugore ye kugukinisha aho ngaho kuzengurutse. Ibyo se muzabigira kugeza ryari? Aseze wabundi wowe na Kevin mfike. Nta kintu dupfa. Ndumva nacanze reka nkumurire wowe sinzi ibyo uri kumbwira. Kandi uzaririra mu myotsi. None reka nkubwire ikintu kimwe. Njye na Kevin turakundana, Kevin arankunda nanjye ndamukunda. Igihe nikigera Kevin azanshaka. Gusa nta mpamvu zo kubyihutisha. None se ubu ngubu urabona nagumiwe njyewe. Uzambwira. Mvanaho amatiku yawe. Hi, guys. Hi. Missed you. Meze neza we. SAVA. Twagutse neza. Yeah, ubwo. Namahoro nawe. Cyane kabisa. Utuje cyane biti. Ndumva nameze neza. Oh, sorry. It's fine. None se babe ko wumva utameze neza kandi nashaka kukugira ngo uzindebe. Nze nkurebe. Yeah, ndebe mu rugo njyewe. Ako nyine ukandeba tu byaba ari sawa. Nose wowe ntabwo waza ko numva neza kuva mu rugo. Yeah, naza ari kuva mubwire. Nyarimo mu gushaka waje muzego. Ihangane nyine mu mbaraga nke ufite. Ubikora sibyo? Nabigera nyine ubwo ndeka nze nyine ubwo nta kundi. Gerageza. Aha ndaje nkugereho aka kanya tuvugana. Okay, thank you. Welcome. Ciao. Ciao. Tegereje. Halo? Yes, hello. Yes, sir. Ese urashaka kuza cyangwa ntabwo uri buze kumfata mumenya? Ugeze hehe? Ni Tracy tuvugana. Ni wenyine uzige nahere nguhamagara nta gushaka no kuza. Kandi nakererewe. Ni ukuvuga ngo naremparitse hano hafi none se wowe warangije kwitegura se? Nasoje nagutegereje. None se uratanga angahe? Ubundi nakubaza uratanga angahe? Aho ngaho kuhagera se 15 ubundi. Aya, abara areba ahantu hose ndi mba bukure nawe urabizi byibuze agira 20. Ahantu uri bunkure urankura kabese njyana Kimironko. Hanyuma ngo nguhereza ngahe? 25. Yego ko mwami wanjye reka nishakira uwundi niba utabishaka kuza.
umvaze 15 ntabwo bifata wongera amafaranga kubera yuko nawe urabize amafaranga ni make 15 ntabwo bifata gira 20 abantu b'i Kigali muragorana 20 mbere rwose nawe urabizi sibyo urabizi kandi na umukiriya wanjye magira 20 rwose nta mugenzi ufite rega ndahita nza muto ubuze ko nta mugenzi ufite urumva utari kwitesha na 15 nangiye kuguha sha waje ngwino tuzayakorera ikindi gihe nzabanyaguhereza sibyo nzayongera nta kibazo urakoze sawa ngwino thank you welcome wihuta ariko dore iminota ingahe ni iminota nagirenga 10 cyangwa 5 nagirenga kabisa sawa sawa mupira okay va mu nzira nigendere va mu nzira ngende ndase washyushye ugiye he wambaye gutya ngiye kureba Kevin ndamukumbuye kandi nawe ashyize ambwira ngo ningende kumureba nditegura no wake nje kumureba ubu nicyo kintu kiguhindishije tu ndagiye pe ahubwo yivane mu nzira nigendere dore naza n'umudriver wanjye arahageze Kevin unafata imodoka ugiye kureba Kevin nose ko ari bumbwiye ngo ninyifate byari kugeze ku rundi rwego n'ukuri ahubwo mbwira urabona meze gute Mindure oya ntacyo bitwaye ndamukumbuye kajya kwirebera sheri wanjye shaka usubire goroba sibyo sawa umuhanda mwiza thank you ariko mana yanjye uko ngiye nacumuye iki koko kuki urukundo rwanjye rutarama nzakora iki reba nk'ubu ngubu Tracy we na Kevin bimereye neza barishimye nta kibazo ndumva bagiranye ariko njyewe rimwe gusa bitabirangira ariko ngomba gukora igishoboka cyose Kevin akaba uwanjye kuko ntabwo yaremewe Tracy njye yaremewe ngomba kumwigarurira Tracy muvandimwe mbabarire ko nanjye sinjye nanjye nshaka kwishima numva uko bimera wow zirasa neza cyane erega nawe erega ukwiye ibyiza ko nyine nawe uri mwiza thank you too neza cyane cyangwa ugeze ukora muri restaurant nzi no guteka ndetse cyane urabizi neza kutandusha ariko oya ntacyo wenda byo kurushana ariko ibaza umuntu nabikora none mbaye isundo rahitamo iki kanumve mbere kukihe buriya manga okay kumahitamo yawe enjoy sorry ashaka igisambo ntabwo waruzanye none kuki ushaka kurya wenyine fine wewe okay merci nuko ndakubonye ntumbonye ni ikibazo cye ntacyo ndashaka kugura naka ndishakira amanga iyo ntabwo wirye wawuriye se wowe ni ibyawe byose dusangire nyine okay karagwa good Siporo mwiriye nyo sana ndikuremo bikagenda biteze ninde wakwigisha guteka uri kuruzi uzumubwira umuntu nyabukije ariko mbaze nkubwire nta muntu wanyishe ni mama wanjye wanyishe guteka
kandi urugiye kuvuga ngo nta muntu no ni mama ikindi ninjye kubwira uvuze ngo ndikuremo nibuka umukobwa yigeze kumbwira ngo yarafaga cyane ko tuzanye kera cyane ubyumva niwe muzanye kera cyane umu ex wawe okay yego niwe yes arambwira ngo tubana uri umugabo wanjye naza gukuramo ijisho rimwe kugira ngo atazakuntwara none navuze iby'iryinyo mpita mbyibuka ko gukuramo ijisho kugira ngo utakumutwara mbega umukobwa nakasa mutwe icyo gihe nyine namaze igihe kinini numva ntakiba muri iyo si numva ni nyabakobwa numva ari abana babiri numva nyine ari abagome bari kuri gukuramo nyine wowe nabizi ko utabikora nigeze fine enjoy okay none se uriyumva ute nanjye ni sawa ko turi kumwe nuko mukanya urabugiye icyo kibazo ningenda uramerekeza tujyane ubundi se sina no gukumbeza wade birangire bite n'ubundi birarangira ngarutse nyenye nshobora ko tubana no banza urye nawe ibyo ngibyo tubiretse banza urye ke okay ahaze kamare siyo ahaze please no okay reka njye mama rimwe gusa no uyu mugabo zazanyicishije ibyo kurya ara rimwe okay fine magari mama matwike hashye Hello ma. Oye, umeze ute mukobwa wanjye? Meze neza. Amakuru yanyu se sawa? Amakuru ni meza. Tracy ameze ate? Ma, Tracy ntago muheruka. Kuki? Ushaka kuvuga iki ntabwo mubana se? Ntabwo akunze gutaha pe, niyo atashye ataha bwenda guca ari kundukaho. Iyo mikino yanyu sinyikunda. Sima urumva nakubeshya njyewe. Bana banjye ndabazi ninjye wabiririye none se yabari. Sima sinjye tubana. Tracy nta hantu yararatangiye. Hey, umandazi. Umva ma. Sigayirwa mu basore nazi. Mana yanjye. Naho atahe agataha bwenda guca. Bimaze igihe kingana iki? Kuki utambwiye imbere? Ubu ngubu nuko bimaze kurenga urugero nyine. Ndavuga ntabwo nabyihanganira. Ariko mana yanjye. Zawa. Marabizi narabiririye. Iyo mico ntabwo mwayadukana. Se nimba atangiye kuyiga. Nakayimaranye igihe. Niba muri kumwe mu mina wasohoza ibindi biri tureke gukomeza kunesha umutwe. Tumangiye urumva nabyuka nkubeshya. Ibyo ngiye uri seriye? Ndi seriye nyine. Mana yanjye. Amaze iminsi nka niki? Ubu ngubu agiye kubita ukwezi ntazi ahari. Ubuse. Dawa. Karame. Nawe uhari. Ariko nuramuka umuvugishije. Mubwire ko nindamuka umunsi nzabonana nawe. Tuzamirana nawe. Ahubwo uzamuhamagare. Ariko ntuzamubwira umuntu waguhaye amakuru kugira ngo atazanyirukana. Kuki? Ntuzamubwira wabivuze. Wari utazi kumuhishira mu mafuti nayo ngayo? Ni ariko ntuzavuge kandi wabikubwiye kugira ngo tutazarakarana bikamera nabi. Ko mwese mwahindutse mwabana. Mangenda akana keza.
ibintu birankoraho. Warekeza? naze mbabarira winyicisha imbuto. Okay. So, baby. Hanze ikiganza mubwire. Ndashaka kukubwira ikintu kimwe. Nanakigusaba, sibyo? Ndi umuntu iteka uhorana ubwabo bwo kukubura mu buzima bwanjye. Please. Ndashaka basi nsezeranye ko utazinyandika kuko niwe igisobanuro cy'ubuzima kuri njyewe. Ntabwo njya ntekereza uburyo naba ndiho udahari. Kuko urabizi ko nanjye kubaho no gufite rwose byangora. Sure. Ya, rero ntukagira ubwoba uzi yuko wenda rimwe ntazagenda. Nanjye ntabwo nabishobora kuba nubwo ufite. Bibaho sibyo ko abantu nyine ko bazana ko bagenda bakava mu buzima bwacu, ariko hari umuntu uza nyine akaba ari we, akaba ari igisobanuro cy'ubuzima kuri wowe. Uko rero ni kuri basi ndagusabye ndangiza gukora buri kimwe cyose kugira ngo ngorane. Nanjye ko bizagenda. Thank you. Hanyuma hari ikintu nshaka kubwira. Ndashaka ko ariko byumve neza. Ndashaka ko watekereza kuri business nyine nawe twakora, okay?